Reka nongere mbahe ikaze ku murongo wacu twigiraho ibyigisho biyobora abakuze ku kwiga Bibiliya, ni muri ya gahunda yacu tumenyereye. Reka nongere nshima Imana ko iduhaye amahirwe yo kuboneka imbere yayo, izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Ni gahunda nziza tumenyereye aho dufatanyiriza hamwe ingingo y'umunsi. Rero reka nezezwe no kubabwira ko icyigisho cyacu cyatubwiraga ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Tugeze ku cyigisho cya munane. Ni icyigisho cyiza cyane kitubwira ngo gusohoza ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera. Gusohoza ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera. Nanone nk'uko Yohana yagarutse ku byamije Yesu nka Mesiya, noneho muri iki cyumweru tuzibanda ku kuba Yesu wari Mesiya wasezeranwe, kuboneka kwe kwari ugusohora k'ubuhanuzi bwa kera. Bwari ubuhanuzi bwahanuwe guhera kuva icyaha cyaza mu isi. Murabyibuka ko igihe Adamu na Eva bari bamaze gukora icyaha bahawe isezerano. Iryo sezerano rero abana n'abuzukuru bagendaga barihererekanya. Noneho rero turabona Kristo nk'uwaje mu gusohoza ubwo buhanuzi. Mu gihe yazaga, ntekereza ko ibi bintu babisobanukiwe neza, bagombye kuba barabisobanukiwe neza, kuko byari ubutumwa bwigishwaga, kandi by'umwihariko muri Isirayeli ho bari bafite umwihariko ko mu buhanuzi bari bafite, mu mizingo y'ibitabo bari bafite, harimo ubuhanuzi bwerekeye Mesiya. Rero ukuboneka kwe aje mu isi kwari ugusohora kw'ibyari byarahanuwe kera. Rero mbere y'uko twinjira muri iki cyigisho, reka turarike Mwuka Wera kugira ngo afatanye natwe mu buryo bw'isengesho. Dusenge. Uwiteka Mana ikiranuka, izina ryawe rigira nirihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane nuko uduhaye amahirwe yo kongera kugaruka imbere yawe. Uburyo bwiza uvugana natwe, reka imitima yacu ikanguke, reka intekerezo zacu zihuguke, kugira ngo Mwuka abone uko acengeza amahame y'ubutumwa bwiza mu mibereho yacu, natwe nitwumva kandi twumvire tuzabona ubugingo buhoraho. Turakuraritse ngo uzufatanye natwe. Mu magambo tugiye kwiga twateguriwe n'umwanditsi wadufashije kwegeranya ubutumwa bwiza, akaduhereza ibimenyetso bifatika by'uko Yesu yari Mesiya. Nubwo abo yagaragariyemo hagati muri bo benshi muri batizeye, ariko turinde kugwa mu makosa yabo, ahubwo twe tube twizeye, kugira ngo igitambo cya Kristo gihagije kutweza no kuduhindura abakiranutsi kitugire umumaro. Nibyo dusabye Imana mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Nk'uko nari maze kubibabwira, rero tutangiye icyigisho cyacu cya munane kitubwira ngo gusohoza ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera. Nk'uko nabisobanuye rero, ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera ni ukuvuga buri buhanuzi, buri bantu bagize uruhare mu kwandika ubutumwa bwiza, ariko cyane cyane dushingiye ku bitabo bigize isezerano rya kera, hagiye hagaragaramo ubuhanuzi bwerekezaga kuri Mesiya. Byaba ari iby'abahanuzi ku giti cyabo, byaba ari iby'abaga batumwe n'Imana, kandi abo bose berekezaga ku gusohora ku kuza kwa Mesiya wasezeranwe, nk'uko ari we wari igitambo gikuraho ibyaha wari warasezeranywe. Turabyibuka ko guhera kuri Adamu na Eva bari barasezeraniwe ko Kristo Mesiya azaza mu buryo bw'igitambo. Rero niyo mpamvu bari bafite umuhango wo gutamba ibitambo. Muri ubwo buryo bwo gutamba ibitambo, bizeraga ko hari igitambo gihora kizima, aricyo Yesu Kristo wagombaga kuza akitwa Mesiya. Uwo nguwo ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Rero ni muri ubwo buryo Kristo kuza mu isi, igihe yavukiraga mu muryango woroheje, nubwo byaje bigasa naho wenda bihushije uko babitekerezaga, ariko kuza kwa Kristo ko aza mu isi bwa mbere aje akahinduka, akavukira nk'uko turaza kubibona, akavukira mu muryango wo kwa Mariya na Yosefu, akavukira i Betelehemu. Ibyo bintu kwari ugusohora k'ubuhanuzi bwari bumaze igihe kirekire buhanurwa, imyaka isaga 4,000. Rero kuboneka ko aza mu isi byari ugusohora k'ubwo buhanuzi bwamaze igihe kirekire. Yohana rero mu inshuro nyinshi mu butumwa bwiza bwa Yohana aragenda dusobanura ibintu byose Yesu yavuze kandi byerekanaga ko yari Mesiya. Nibyo koko mu byigisho byose byashize twabonye ko Yohana aragaragaza, aratsindagira iki kintu. Maze gusobanukirwa neza ko burya buri butumwa bwiza bwanditswe n'aba bantu bari intumwa za Yesu, twongeyeho na Luka, ubu butumwa bwabo bwabaga bufite ingingo y'ingenzi buri muntu yabaga
berekejeho nubwo bose bahurizaga hamwe. Murabona ko Yohana arimo arashimangira ku gusobanukirwa Yesu nka Mesiya, ibintu byari umugisha ku babashaga kubisobanukirwa kuko kwari kwakira Mesiya kandi ariwe wari ubazaniye agakiza. Rero Yohana aragenda akoresha ibimenyetso, akoresha ibyo Yesu yakoraga. Niyo mpamvu mu magambo ye agaragara mu bice byose tumaze kubona, byaba ari byo twanyuzemo, byaba ari byo twize duhere ku murongo, turasanga ko izingiro ry'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ni uguhamya uwo Mesiya yari we, ni uguhamya ko Mesiya Yesu yari Kristo wasezeranywe. Ariko kandi Kristo nubwo yagaragaye nka Mesiya bishingiye ku mirimo yakoze, hari amagambo Yohana yanditse turayabona muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 10, ahatubwira ngo Yesu yari mu isi kandi niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamwemeye. Umva, kandi yaje mu buryo bwose bwagaragazaga ko ari Mesiya, ushingiye ku kuvuka ko yakavukira i Betelehemu nk'uko bajyaga babyiga. Bari bazi neza ko azima ingoma ya Dawidi, ariko nanone nubwo yaraje mube, dutangiye tubona yaje mube ariko abe ntibamwemera. Mbega kaga n'ingorane kuba barabwirije ubutumwa bwiza, kuba barigishije mu buhanuzi bw'uko Mesiya azaza, ariko igihe cyo kuza kwe agasanga batiteguye kandi bagatungurwa. Kandi nk'uko dushobora kubibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ndetse no mu bundi butumwa bwiza, abantu benshi ntibari bamuzi nubwo bari bakwiriye kumumenya, by'umwihariko bitewe n'uko Yesu yakoze ndetse bitewe n'ibyo Yesu yakoze ndetse n'ibyo yavuze byose. Kandi nanone ibyanditswe byera byo mu isezerano rya kera byose niwe byerekezagaho. Bari bafite impamvu nyinshi zo kumwizera no kumenya ko ari we Imana yasezeranye, bishingiye ku mirimo n'ibitangaza yakoraga. Turaza kubibona mu cyigisho cyo ku ngingo yo kuwa mbere, aho rwose nabo ubwabo batanze ubuhamya bati kubw'imirimo myiza rwose uri Kristo w'Imana. Rero muri iki cyumweru tuzabonamo ingingo ebyiri. Bwa mbere tuzabona ubundi buryo Yohana arakoresha adusobanura Yesu nka Mesiya, ariko nanone tubone n'itsinda ry'abantu, tubone n'impamvu abantu bakomeje kutamwemera nubwo hari impamvu zikomeye zerekanaga uwo Yesu yari we. Mbega ikosa rikomeye kandi dukwiye ko no kuryigiraho kugira ngo natwe ukuri ko mu byanditswe byera dusobanukirwa mu buryo busobanutse neza, tutagwa mu mutego wo kusanga natwe tutakwakira, maze bityo tukizanira gucirwaho iteka nk'uko byagendekeye ishyanga ry'Abayuda. Mu nkundire tugere ku ngingo yo kuwa mbere, ingingo itubwira ngo ibimenyetso, imirimo ndetse n'ibitangaza. Abantu iyi ngingo tuze kuyumva neza, Yohana arakoresha ibintu bitatu. Wenda benshi bashobora guhita bumva wagira ngo ni ikintu kimwe. Turabona akoresha ibimenyetso ahamya Yesu ko ari Mesiya, agakoresha imirimo ihamya ko Yesu yari Mesiya, kandi akanakoresha ibitangaza. Mbese ibi bintu bitandukanye bite? Ibimenyetso ni ibintu byagiye bigaragara mu murimo wa Yesu byahamijwe na Yohana, bikaba ari ibintu byagaragazaga ko Yesu ari Mesiya. Ibimenyetso ni ibintu byagiye bigaragara mu murimo we, ariko wenda bikaba atari igitangaza. Urugero, igihe yari amaze kubatizwa, ijuru rigakinguka maze hakumvikana ijwi rivuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Icyo cyari ikimenyetso. Yego byari mu buryo budasanzwe, ariko nticyari igitangaza kigamije kugira uwo gikiza, ahubwo cyari ikimenyetso gihamya uwo Yesu yari we. Nanone turabona imirimo, iby'imirimo yakoraga. Birashoboka ko igihe bitegaga Mesiya wabo bumvaga ari Mesiya uzaza akima ingoma ya Dawidi akabakura ku gitutu cy'Abaroma, ariko iby'imirimo yakoraga yashishikazwa no gukora ibyo ashaka. Ibyo yashakaga ni ukubohora ibisenzegeri, ni ugufata abo yahinduye ingaruzwamuheto akabagezaho ubutumwa bwiza bubohora imitima yabo nk'uko Yesu yari yarabihanuye. Rero iyo mirimo ihabanye n'uko bumvaga Mesiya wabo yakaba yari yakora, iyo nayo yahamyaga ko ari Mesiya. Noneho ku musozo w'ibyo turahasanga ibitangaza. Nubwo umwanditsi atubwira ngo ibitangaza, ibimenyetso n'ibitangaza ubwabyo ntabwo cyari gihamya kigaragaza Yesu ko ari Mesiya, kuko hari benshi mu bahanuzi ndetse b'ibinyoma bashoboraga gukora ibintu ibyo bitangaza. Ariko ikitangaje nanone kirenze kuri ibyo nuko mu bitangaza Yesu yakoze. Nituza kureba buri gitangaza cyose yakoze cyari mu mwihariko. Mu gihe abandi wenda bakoreshaga imbaraga iva ku mwanzi, turabizi neza ko Satani nawe ajya akora bene ibimenyetso. Turabyibuka igihe Mose yari mu Egiputa tumwe imbere ya Farawo, turabyibuka ko abakonikoni bahawe imbaraga na sebuja babashije gukora ubupfumu bwabo, maze igihe Mose yayifataga ingona igahinduka inzoka, nabo bazijugunye hasi imbere y'abantu zihinduka inzoka. Ibyo rero bigaragaza ko Satani afite ububasha n'ubushobozi, ariko
Kristo mu bitangaza yakoze hagaragaramo umwihariko werekana ko rwose ibyo akora bitigeze bikorwa n'undi muntu wese. Turabireba mu gice wenda nko muri Yohana igice cya 9 igihe yahumuraga umuntu wavutse ari impumyi, baravuze ngo ntihigeze habaho umuntu ukora nk'ibyo. Turabibona azura Lazaro, nta muntu muri Isirayeli wari warigeze akora nk'ibyo. Iyo aza gukora ibimenyerewe wenda twari kugira impamvu zo kumushidikanya, cyangwa se nabo mu gihe cye bari kugira impamvu zo kumushidikanya, ariko ngo kuri buri gitangaza cyose Yesu yakoze cyarimo umwihariko wemeza ko rwose ibyo akora ari imirimo ya se. Hari amagambo baduhaye gusoma muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 17, igice cya 5 umurongo wa 17, kugira ngo dusobanukirwe neza ese imirimo Kristo yakoraga nihe yakuraga ubushobozi, nihe yakuraga imbaraga. Umurongo Yohana igice ni cya 5 ndasoma umurongo wa 17 n'umurongo wa 20. Umurongo wa 17 aranditse ngo, ariko Yesu arabasubiza ati, Data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Mwihangane dusimbure kire ku murongo wa 19. Yesu nanone arongera abasubiza ati, nukuri ndabwira yuko ari ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora, kugira ngo se akore kuko ibyo se akora byose nibyo umwana akora, kuko se akunda umwana we akamwereka ibyo akora byose, ndetse azamwereka n'imirimo iruta iyi kugira ngo mutangare. Nk'uko se azura abapfuye agatanga ubugingo, ni nako n'umwana aho ubugingo ababushaka. Ngiki kigaragaza ko Abisirayeli, Abayuda muri rusange bari bazi ko babeshejweho n'Imana, bari bazi ko utanga ubugingo ari Imana. Ni nayo mpamvu Kristo igihe yari mu isi nawe yari isoko y'ubugingo. Ni nayo mpamvu aho yageraga hari umubabaro yabashaka kugarura umuryango wabuze ibyishimo, wabuze umuntu akawusubiza, agasubiza ubugingo mu wabubuze, kuko ibyo ari byo yabonanye se, kandi iyi niyo mirimo se yakoraga. Ndagira ngo dusomere amagambo hasi. Intego yo kuza kwa Yesu yari irimo gukora imirimo y'uwamutumye kugira ngo iyo mirimo igaragazwe mu isi. Ni ukuvuga ko yaje gukora imirimo se yamutumye gukora, kandi iyo mirimo yakoze yahamije ko yaturutse kuri se. Izina ry'Imana ry'icyo. Ntabwo imirimo yakoze yayikoze kubwe, kuko dusanga turabireba mu gihe cyose Kristo ntiyigeze akora igitangaza agamiriye kwihesha icyubahiro. Mu byibuke igihe yari amaze kubatizwa akajyanwa n'umwuka mu butayu, igihe Satani yamugeragezaga kuvuga ngo nuko hindura aya mabuye imitsima, nuko simbuka. Ngo igihe Kristo yageragezwa muri buriya buryo, iyo agira icyo akora kugira ngo yemeze Satani, yari kuba agikoze mu nyungu ze bwite. Ahubwo igitandukanye n'ibyo, mu gihe cyose yakoraga igitangaza cyabaga ari kigamije kuzanira umuntu, kuzana inyoko muntu ibyiringiro no kongera kumagaruramo icyizere. Ntacyo yigeze akora kubwe. Niyo mpamvu rero ahamya ko imirimo yakoraga yose yayikoraga ashorewe akora ibyo se yamutumye gukora, kandi ibyo byo byari ibyishimo bye. Ariko nanone nk'uko twamaze kubibona, nubwo hari ibimenyetso bikomeye ndetse n'ibihamya biturutse mu bantu ubwabo, muri ibyo bihamya turabona amagambo, mureke turebe amagambo aturuka mu bantu ubwabo. Ku murongo Yohana igice cya 10 mu nkundere mbereka amagambo abantu ubwabo bivugiraga ku byerekeye imirimo ya Yesu. Muri Yohana, wenda iryo somo ntago bariduha, ariko mwumva ubuhamya bw'abantu. Yohana igice cya 10 umurongo wa 33, mwumva ukuntu iby'imirimo Kristo yakoraga byari bihagije kubereka ko yari Mesiya. Ku murongo wa 33 aravuga ngo, nuko Abayuda baramubaza bati, kubw'imirimo byiza ntituguteye amabuye, ahubwo tugora kwigereranya kuko uri umuntu ukigira Imana. Umva kandi ngo kubw'imirimo myiza rwose nta kibazo. Kubw'imirimo yakoraga ko babonaga ko nta wundi muntu ubasha kuyikora keretse uwatumwe n'Imana. Ariko nanone ngo yiyise Imana. Muri icyo gice yageze hari abasobanura ko babibutsa ibyo mu byanditswe byera byahamyaga ko ngo muzi ko mu mategeko yanyu Imana yababwiye ko numuruta Imana, uretse ko nimuza gusoma murasanga ko inyuguti nto bivuga ko atari Imana ubwayo, ariko yabibukije ko nabo ubwabo bizera neza ko bifitemo kamere basangiye n'Imana. Rero igihe Kristo yakoraga imirimo n'ibitangaza, yabibukije ko ari umwe na se. Igihe yavugaga ati, Data arakora nanjye ndakora. Nuko rero mu magambo bamushinjaga ngo wiyita, kandi ibyo bintu bari kubivuga barumvise ijwi rivuga riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Burya mbega amatwi yamaze
kwicwa na satani, amatwi ngo ari mu rupfu, imitima yamajwi kwigarurirwa na satani, yibagirwa vuba kandi ntiyagacire ukuri kudashidikanywaho, kuko bari bimviye amagambo yavugiye kuri Yorodani igihe ijuru ryakingwaga, nuko bagahamya ati nguyu ntama w'Imana ukubona ibyaha by'abari mu isi. Rero birengagije ibyo, batangira kumurega ko yita Imana. Abari barizihiye Yesu ibyo bintu, ikintu gitangaje, ntabwo ari rubanda. Ahari iyo biza kuvugwa no rubanda ntibyazaga kugira imbaraga, ariko abayobozi b'idini babajije Yesu bati uzagezayo kwiyoboranya, niba uri Kristo tubwire. Umva abantu babimubajije, abayobozi, abari bahagarariye iyobokamana, abari bafite ubunararibonye, abakabaye ari bo basobanukirwa neza, ababonye byinshi kandi bari baranasomye byinshi, bashoboraga kubihuza bakoresha inararibonye bafite, bagahuza n'ibyo basomye, bagahamya neza ko ari Mesiya. Ariko niwe bafashe iya mbere baramubwira ati tubwire, ubundi uri Kristo w'Imana? Ngo igihe Yesu bamubazaga iki kibazo, hasi umwanditsi yabitubwiye, iyo Yesu aza guhita avuga ko ari Mesiya, abayobozi b'idini bahoraga bashakisha ikintu cyose bamurega, bagombaga kubita bamusumira. Birumvikana kubw'uburakari ndetse no kwifuhe bagiriraga umurimo atari urukundo ruvuye ku Mana, bumvaga rwose kwigereranya n'Imana bihagije kugira ngo bimwicishe. Murabyibuka ko no mu kirego bamureze bavuze ko yatutse Imana n'urusengero, kandi mu by'ukuri mu magambo yigeze avuga, murabyibuka ko Yesu yaravuze ngo ngo n'urubingo rucumba ntiyigeze aruzimya. Bivuze ko ntawe yigeze ahamya ikibi, ntawe yigeze abwira nabi. Mu cyigisho cy'ubushize twarabibonye ko n'igihe yarari imbere y'umwami y'umutegeka w'umupagani, imbere ya Pilato, yitegereje uburyo Yesu yasubizaga, nta kintu na kimwe yabonye mu magambo ye ngo yabonye ituze ryari mu maso ye, ahamya ati rwose uyu muntu nta cyaha mubonyeho. Ariko abayobozi b'idini kubwo kwinangira bahagarara ku ijambo bavuga ngo wiyita umwana w'Imana, kandi bari barabonye ubuhamya bifatika. Iyo Yesu avuga ko ari Kristo bari kubihakana mu buryo bworoshye, ariko se ni gute bari guhakana ibimenyetso, imirimo ndetse n'ibitangaza? Ibyo byari ibihamya bikomeye bigaragaza uwo yari we ndetse naho yaturutse. Ni nayo mpamvu kuri wa murongo tubonye birangira bahamya ati rwose kubw'imirimo yawe. Ubundi iki ni igihamya simusiga cyemeza ko Kristo ari umwana w'Imana. Niba abamuregaga n'abanzi be baravuze ati kubw'imirimo myiza, ariko nanone urigereranya. Mbega akaga n'ingorane ko gutsimbara no kudashaka kwemezwa n'ubutumwa bwiza, nk'uko natwe ijambo ry'Imana ridutsinda, ndetse rwose tugataha twanyuzwe mu mitima yacu, ariko tukabura gufata umwanzuro. Reka dusabe Imana kugira ngo uku kwigaragaza kwa Kristo bishingiye mu bimenyetso n'ibitangaza yakoze byemezaga imitima ya benshi, ariko bakabura gushira mu bikorwa, bakabura kumasha ngo bafate umwanzuro. Nk'uko tubibona mu nkuru Yohana yatwandikiye, benshi bageragaho bakarwana n'ikibazo cyo gufata umwanzuro, nyamara bafite ibihamya simusiga. Reka dusabe Imana kugira ngo Kristo natwihishurira akatumenyesha ukuri kwe, twe gutsimbarara, twe guhangana n'ukuri, ahubwo twizere kugira ngo igitambo cya Kristo kigire umumaro kuri twe. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Kadusenge. Data udukunda uri mu ijuru, izina ryawe rigeraniragwa icyubahiro. Tunejejwe nuko wongeye kutwibutsa iby'umurimo wa Kristo hano ku isi, uburyo yigize umuntu akabikora agambiriye gukiza inyoko muntu yari yahindutse ingaruzwa mu ya Satani. Yabikoze mu buryo bwabashaga rwose kugera ku ntego yabo, ariko mu murimo we yahuye n'abamurwanya benshi bashingiraga ko ku narijye yabo no gutsimbarara ku mafuti yabo. Reka twebwe ubwo Kristo adusobanurira iby'ubutumwa bwiza binyuze mu byatwandikishirije, ukuri kwe ni gutsinda imitima yacu duce bugufi maze twihane. Ubwo witegura kwerekanwa, natwe tuzerekanwe nawe. Ngaho ubuntu bwawe bukomeza imitima yacu, ugumane natwe kugeza ubwo uzahishurwa. Nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.